munsi rero tukaba tugiye kuganira ku itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana. Itahuka ry'ubwoko bw'Imana aho bunyanyagiye mu mpande enye z'isi, ukuntu ubwoko bw'Imana buzatahukanwa bizagenda gute. Abantu benshi bakomeje kubivugaho, bavuga uko ubwoko bw'Imana buzatahuka, bagashyiraho n'iminsi yewe n'amatariki kubera wenda uko babibona. Ariko twavuga tuti Yuda nuzabanza gukanguka nkuko nabibabwiye ibihe byinshi, noneho ubwoko 10 bwabure muri Afrika nabwo bukanguke. Kubwanjye rero mbona bizafata igiheho kugira ngo abantu bose babanze bakanguke, bamenye abari bo, noneho babone gushaka gusuka mu bihugu barimo, cyane cyane abayuda bari muri Amerika. Abayuda rero nibatangira gushaka gusohoka muri Amerika, bizagenda gute ku bantu bashidikanya bavuga ngo bariya ntabwo ari bo bwoko bw'Imana? Bizagaragara buri wese, noneho amaso yose ahanga abayuda kuko ari bo bwoko bw'Imana bazaba bashaka gusohoka muri Amerika nk'uko babikoze basohoka mu Misiri, muri Egiputa. Urabyibuka neza? Reka tuze tubyinjiremo rero turebe uko ubwoko bw'Imana buzatahukanwa, kandi tunashimangire dukoresheje ijambo ry'Imana ko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ntabwo ryari ryaba, rizaba mu bihe biri imbere, nk'uko tujya kubisoma mu ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Bare bavuga ngo mu 1948 ngo Isiraheli ubwoko bw'Imana bwatahukanwe, ntabwo byegeze biba, ntabwo ubwoko bw'Imana bwigeze butahukanwa. Nk'uko tugiye kubireba, tubamara amatsiko tubereke tudashidikanya ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ahubwo ari ibihe bije, ari byo abanyamahanga, abazungu bari kurwana nabyo kugira ngo bitamenyekana. Ariko se ushobora kumira ubuhanuzi nk'uko mpamvu babwira? No, ntibishoboka. Reka dusome turebe ikibitwemeza, gishimangira, gihamya ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa na magingaya. Reka twinjire muri Yeremiya 16 kuva kuri 14 kugeza kuri 21, wirebere nawe uko ngiye kukwereka ko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ritari ryaba. Yeremiya 16:14 kugeza kuri 21. Uwiteka aravuga ati, nuko dore iminsi izaza ubwo batazongera kuvuga ngo ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bazajya bavuga ngo ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisiraheli mu gihugu cy'ikasikazi, mu gihugu cya ruguru, no mu bihugu byose yari yarabatatanyirijemo. Niko abantu bazajya birahira ko Imana noneho yabakuye mu bihugu yabatatanyijemo, kandi nzabagarura mu gihugu cyabo icyo nari narabaye ho isezerano nkagisezeranya ba sekuruza babo. Icyo gihugu n'Imana izongera kubagaruramo ikabashyiramo nk'uko gisezeranyije abasekuruza bacu. Dore ngiye gutumira abarobyi benshi, niko Uwiteka avuga, nabo bazabaroba. Hanyuma y'ibyo nzatumira abahigi benshi, bazabahiga ku misozi, ahantu hose no ku gasozi, no mu masenga yo mu bitare. Urumva ko ahantu ubwoko bwose bw'Imana bwatatukanyijwe, Imana izabakurayo ikoresha uburyo bwose iri kuvuga. Kuko amaso yanjye ari ku nzira zabo zose, ntizihishe, kandi inzira zabo ndazireba. N'ibyaha byabo ntibihishe, imbere yanjye byose ndabireba. Ibintu byose abantu bakoze bagomera Imana, byose Imana irareba. Icyaha cyabo n'igicumuro cyabo nzabanza mbibahembere kabiri. Imana rero uko ikora, irakubwira wakanga, ikaguhana, ikagira ite, ikabikuba inshuro zo ebyiri. Kuko igihugu cyanjye bacyandushije intumbi z'ibintu byabo nanga urunuka, umwandu wanjye bakawuzuzamo ibizira byabo. Nabariya abantu bari muri kiriya gihugu bise ngo ni igihugu cyabo, Imana ibafitiye umugambi, izahukumba kugira ngo ibone kuzanamo ubwoko bwayo, izabitahukanye ku mu mpande enye z'isi. Ayi, Uwiteka mbaraga zanjye n'igihome cyanjye n'ubuhungiro bwanjye, ku minsi w'amakuba amahanga azakuzaho aturutse mu mpera z'isi yose, avuga ati, mu bihe biri imbere amahanga yose agiye kuza yitura imbere y'Uwiteka, avuga ati, umva, uretse wumve,
icyo basokuruza bacu bazanye ni ibinyoma gusa, ni iby'ubusa, ni ibintu bitagira umumaro. Muri Yeremiya 16:19 amahanga n'amashyanga yose agiye kuza avuga ati basokuruza bacu ibyo batubwiye byose ni ibinyoma bihimbiye. Abazungu ibyo bahimbye byose bigiye kujya hanze, noneho abene igihugu b'abaturage b'abazungu bose bakanguka bavuga ati bya bintu twari twarizeye twariringiye twabwiwe imyaka n'imyaka, kumbi ni ibinyoma gusa basokuruza bacu baturaze. Bigiye gusoza, urabona ko ntabwo ibyo byose byari byaba. Ntibari baza bose ngo biture imbere bavuge bati mutubabarire twarabeshywe, ibyo twabwiye byose twarabyeshywe. Ibyo bintu byose ntabwo byari byaba, ni ibintu bizaza mu minsi iri imbere. Nta hantu byumva, ariko uku niko kuri abantu batabwirwa. Mbese umuntu yakwiremera imana zitari imana? Ibintu byashoboka ko umuntu yakwiremera imana zitari imana? Biriya bishushanyo biremeye bagafata umuntu w'ishusho y'umuzungu bakamwita muri Kristo kandi ari Cesar Borgia bahimbye nk'uko yabikubwiye. Ibyo bintu byose bagiye babyiremera, Imana igiye kubishyira hanze abantu bose babona ukuri batangare. Dore noneho ngiye kubamenyesha n'ukuri, ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye, nabo bazamenya yuko izina ryanjye ari Uhoraho Imana isumba byose. Urumva ko Imana yaravuga iti ngiye kubibereka by'ukuri nkoresheje imbaraga z'ukuboko kwanjye, noneho abantu bose bamenye ko ndi Imana nyamana, nzaba nkoze ibyo. Ibyo bintu ntabwo byari byaba. Ibyo babeshya byose tugiye kunyomoza muri iyi video, urebe ukuntu ibintu byose abantu bamenye bamize bunguri byose ari ibinyoma. Ibi nta hantu byumva cyangwa umva abantu bisobanura gutya, ariko uku niko kuri nyakuri nk'uko Imana ivuga ati ngiye kubamenyesha, n'ukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye, nabo bazamenya yuko izina ryanjye ndi Imana Uhoraho Imana ya Israel, Abraham, Isaac na Yakobo. Biraje, reka tubyinjiremo mbigusobanurire urebe ukuntu wabeshywe ibinyoma imyaka amagana n'amagana, ibihumbi n'ibihumbagiza. Reka dukomeze rero tureba ukuntu ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ko ahubwo ibimenyetso bitwereka ko ibintu biri hafi bigenda bisohora bigaragara. Tukaba tugiye kwinjira mu gitabo cya Amosi 1 kuva kuri 5 kugeza kuri 7. Reka turebe icyo bitubwira. Nzamenagura ibyuma byugariye Damasiko. Wibuke ko Damasiko muri Siriya uriya murwa uri mu mirwa ishaje igihagaze, itari yarigeze itezwe intambara zikomeye zo kugira ngo iveho, kuko Damasiko izasenyuka nk'uko Imana ivuga. Ariyo mpamvu ubona bariya bari hariya muri Israeli bashaka kiriya gice nakweretse ubushize ukuntu Israeli bashaka kuzahinganisha ikazava kuri Mediterane ikagera kuri Euphrates. Biriya bice byose birimo hagati bikazaba ari byo bashaka kugira Israeli ku mbaraga zabo bakoresha intambara. Ariko tuzi ko ijambo ry'Imana ritubwira ko bitazakorwa na muntu, ahubwo bigomba kuzakorwa n'ukuboko gukomeye kw'Imana. Imana niyo yivugira ubwayo ko igomba gutahura ubwoko bwayo buri mu mpande enye z'isi ikabusubiza mu gihugu cy'isezerano. Ibyo ni ibintu twemeranwaho. Niba ubihakana ukurikira ibyo umuntu akora akoresha imbaraga ze z'intambara, aho uribeshya, kuko Imana itubwira neza ko bizakorwa n'ukuboko kwayo gukomeye. Akaba ariyo mpamvu batatse Damasiko y'Isiriya nk'uko Imana ivuga, nzamenagura ibyuma byugariye Damasiko. Imana izashyira Damasiko igomba kujya hasi. Icyo ni ikimenyetso kimwe mu bizaza kitari cyasoza, kuko ureba Siriya barayisenye, basenya imijyi myinshi, ariko Damasiko iracyahagaze. Kuba igihagaze rero ni ukuvuga ngo ntago byari byasoza. Reka dukomeze turebe ibyabereye i Gaza. Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 by'i Gaza ndetse 4 bizantera kubashyiraho igihano gikomeye, kuko bajyanye abantu bose b'Imana bunyago ari imbohe bakabaha Idomu. Idomu niba utamuzi ni abazungu. Ni ukuvuga ngo ibyo bakoreye ubwoko bw'Imana babafata babashyira mu maboko y'abazungu kugira ngo babagurishe. Ibyo Gaza yakoze nibyo bicumuro Imana yavuze itazabarira, ariyo mpamvu na Gaza bari kuyisenye bayishyira hasi. Nzohereza inkongi,
nzashumika inkike z'i Gaza kandi zizatwika amazu yabo yose. Nimba utabibona rero ngo urebe ibiri kuba kuri Gaza, ahangaha ntabwo usoma ijambo ibi ntabwo uzabyumva ahantu hamwe, cyangwa se mu biriziya cyangwa se mu nsengero zateye zinzaduka, kuko bibereye mu kwigisha iby'indonke n'ubutunzi. Ibintu nk'ibi ntabwo uzabyumva. Imana irakubwira ati Damasco nzabanza nyishyire hasi, Gaza nzayitwika. Urabona ko iyo bigenda biba kubera ko bareba bisha bari muri Israel, naho ibintu barabisoma. Niyo mpamvu bashaka gutanguranwa ngo babishyire mu bikorwa, bavuga ngo Imana isoje isezerano. Ariko se wakomera ubuhanuzi bw'Imana? Kuko mbona nkubwira, Satani ashaka iteka kujya imbere y'ibihe, agasanga Imana iri ku bihe iteka. Ibyo biri kuba rero ku batabyumva cyangwa batabizi. Satani baravuga ati reka ntanguranwe mbikore vuba vuba, noneho mu bana amaso babimire bunguri, bagire ngo rya sezerano ryanditse muri Bibiliya Imana uko yavuze izasenya Damasco na Gaza, noneho abantu babone bibaye bavuge bati isezerano ry'Imana rirashoje. No, ntago ariko bimeze nkuko tubibone. Nyuma ngo usobanure uko Imana yasezeranyije ubwoko bw'Imana nibutaha ukanwa bugataha mu gihugu cyabo cy'isezerano, nta ntambara n'imwe izongera kubamo, kuko Imana izaba iri hagati yabo nk'Imana, ibabera Imana, natwe tubera Imana abantu bayo, nayo itubera Imana iduturemo. Niryo sezerano ntabwo biraba ubona intambara z'urudaca ziri hariya, bikwemeza bikwereka neza ko isezerano ritari ryasoza. Reka dukomeze turebe rero ibindi nabyo bitwereka ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ntabwo byari byaba. Ibi rero nanone byemezwa na Yeremiya 31 kugeza kuri 3. Ijambo ibi rero by'uko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa nanone byemezwa na Yeremiya 31 kugeza kuri 3. Yeremiya ategeka kwandika byose mu gitabo. Imana isezerana kuzakiza abayuda bagasubira mu gihugu cyabo. Imana urumva ko iri gutanga isezerano ko abayuda n'ubwoko bw'Imana 10 bavuga bwabuze buzongera gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'isezerano. Reka tubisome. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, uko niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Imana iravuga iti, andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga. Burya Imana iguhaye ibintu iranakubwira ngo byandike ushyire mu gitabo. Dore igihe kizaza nzagarura abantu banjye ba Isiraheli n'ab'Iyuda bajyanywe ari imbohe. Abajyanywe ari imbohe ba Isiraheli n'Abayuda bose Imana izabagarura mu gihugu cyabo, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu cyabo nabahaye isezerano, igihugu nahaye abasekuruza babo babe ba nyiracyo, niko Uwiteka avuga. Dore igihe kizaza nzagarura abantu banjye ba Isiraheli n'ab'Iyuda bajyanywe ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu cyabo nahaye abasekuruza babo babe ba nyiracyo, niko Uwiteka Imana ivuga. None reka nkwereke, niba wenda bari abantu bari muri Isiraheli bita ngo nibo Isiraheli, wenda tuvuge ko aribo Isiraheli, Yuda ari he? Ubwoko 10 bwabuze bavuga bwabuze buri hehe? Urumva barifatisha, bari bazi ko babeshya, ariko babeshye kera wenda abantu batari bakanguka, kuko urumva hari Yuda hari na Isiraheli. Uyu munsi rero umve ukuntu bifatisha, ukuntu ibintu ahubwo bitagombye kurujijo. Bayita Isiraheli, kandi noneho ijambo ry'Imana rikatubwira ko Isiraheli na Yuda ntabwo ari hariya. Bo bakivugira bati
ubwoko 10 bwa Isiraheli bwarabuze, ntabwo tuzi aho buri. Niba se ubwoko 10 bwarabuze ukaba utiyita Yuda, ntabwo biyita Yuda kuko bazi ko ibiyise Yuda bahita batahurwa ko atari ubwoko bw'Imana, bo biyita Isiraheli. Ntabwo rero ushobora kwiyitira Isiraheli kandi Isiraheli yarabuze. Ubwoko 10 bwa Isiraheli bwarabuze, buri hehe? Ntabwo ushobora kubwiyitirira kandi icyarimwe ngo uvuge ngo bwarabuze. Ni ibintu bisekeje ahubwo. Reka mbigusubiriremo. Bariya bari hariya muri Isiraheli bavuga ko ubwoko 10 bwa Isiraheli bwabuze. Bwaburiye he? Niba bwarabuze se ni gute wakwita Isiraheli? Urumva ko bahunga bakwepa kwita Yuda, kuko baramutse bise Yuda bihita bimenyekana, kuko ntabwo wakwita Yuda ngo wite na Isiraheli icyarimwe, ahubwo bahita bahitamo kugira gute kwita Isiraheli. Aho bafatirwa ni he rero? Nuko bita Isiraheli noneho bakanavuga bati ubwoko 10 bwa Isiraheli bwarabuze. Urumva ko ibi binyoma abantu benshi bamara kubitahura, nibwo noneho igihe kizaba kigeze kugira ngo Imana yerekane ubwoko nyabwoko ni bande. Reka mbigusubiremo none kugira ngo ubyumve neza. Bari abantu bari muri Isiraheli biyita Isiraheli, sibyo? Kandi mu gitabo ijambo ritubwira ko Isiraheli yaje gucikamo ibice bibiri. Abayuda na Isiraheli, ubwoko 10 bwari mu majyaruguru, Yuda iri hepfo na Benyamini bakaba nabo baruzuzaga bwa bwoko 12. Bariya bari hariya rero uyu munsi ntabwo bashobora kwiyita Yuda. Yuda kubera ko iyo ivugitse ntabwo wumva Isiraheli, ahubwo bo bahisemo kwiyita Isiraheli kugira ngo bagumane ririya zina. Ariko bibagirwa ko nanone icyarimwe bavuga ngo Isiraheli ubwoko 10 bwarabuze. Bwaburiye he? Buri muri Afurika. Abayuda ni bande? Ni bariya birabura bari muri Amerika. Kubw'ibyo rero urumva ko ibinyoma byabo biri kugenda bitahukanwa, kubera ko ntabwo bashobora kwiyita Yuda, biyita Isiraheli icyarimwe bakavuga ngo Isiraheli ubwoko 10 bwayo bwarabuze. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo Isiraheli dukurikije ijambo ry'Imana mu bwoko 10 bwarabuze, twumva ko batakwita na Yuda. Bariya abantu ni bande? Ntituza baribo. Ntituza baribo. Urumva ko bihita bigaragara ko ntabwo bari muri kiriya gihugu, ntabwo ari cyabo, kuko ntibari Yuda ntibari na Isiraheli, kuko batwibwira ko Isiraheli ubwoko 10 bwayo bwabuze kandi noneho bakaba bataniyita Yuda. Ni ukuvuga ngo bafatirwa he? Yes, biyita Isiraheli ariko bagatahurwa bagafatwa yuko bavuga ngo ubwoko 10 bwa Isiraheli bwarabuze. Niyo mpamvu rero tubona ko ntabwo ari Isiraheli. Ngira noneho ngo birasobanutse, urabyumva neza ko batari Yuda batari na Isiraheli. Bavuye bari abantu ni Ashkenazi, bavuye mu Burayi mu 1988 bajya muri Isiraheli. Narabisobanuye inshuro nyinshi cyane, wajya mu mavideo ukabireba, urumva ko ibyo byonyine birafatisha byerekana ko atari ubwoko bw'Imana. Dukomeze turebe rero n'ibindi bibyerekana ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ahubwo ari ibintu bije mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu rero nagira nti niba uri umunyakuri, niba ukunda ukuri, ntabwo ukuri gushobora kukubabaza cyangwa se ugutume ugira amahane n'umunabi. Ukunda ukuri uragukunda nyine, ntabwo ukuri kukurya, kuko ukuri kuraryana. Niba kukurya kukakubangamira, ni ukuvuga ngo ahubwo suzuma umutima wawe urebe ibinyoma urimo, ibinyoma wabeshye. Niba umuntu akweretse ukuri, kwa kuri ukabona ko kubangamiye, ukuri kuryana. Niyo mpamvu ubona ibintu abantu bakora, kubera ko ukuri kuri gushyirwa hanze bitewe n'ibyo bakora, uhita ubona ko nyine ntabwo ari abanyakuri. Umuntu wese urwanya ukuri aba ari ku ruhande rwa Satani, kuko ukuri n'ibinyoma ntibishobora kugendana. Ndaguha urugero. Muri Amerika ubu ngubu ibintu bigezweho biri kuvuga biti mutwishyure mwatuvanye mu bihugu byacu bunyago, mutwishyure amafaranga. Ariko abazi ukuri ntabwo abantu bagombye kuba bari kwishyuza amafaranga kubera ubucakara bajyanywemo, ahubwo bagombye gushakisha Imana nko mbikubwiye, kuko Imana niyo izabahoza amarira y'ubucakara bajyanywemo bagakoreshwa imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Niyo mpamvu rero uko kuri
batuma abantu batakuvuga ngo bagushyire hanze, abantu bakaba bakibereye byo gusaba amafaranga. Ntabwo umuntu uzi ukuri ku ijambo ry'Imana n'isezerano ry'Imana yakagombye kuba ashishikajwe no gusaba inyishyu z'amafaranga. Ntibishoboka. Ahubwo aho gusaba inyungu z'amafaranga n'inyishyu, bakagombye kuba bari kurira ati Mana twiyerekana none, udutahukane, utuvane muri ubu bunyago, muri ubucakara. Nubwo abantu batayibona, ubucakara buracyakomeje, nubwo abantu bose batayibona bihishe, kuko Satani nawe yiza andi mayeri, yiga ubwenge bwo guhisha ibintu by'ubucakara, none akabikora akoresheje izindi nzira zitagaragarira amaso ya buri muntu wese. Ariko umunsi bari abantu bo muri Amerika, bari abirabura Yuda, bafashe umwanzuro wo kuva muri kiriya gihugu, nibwo noneho abantu bazashyira ubwenge ku gihe, bakavuga bati koko aba bantu nibo bwoko bw'Imana, nibo Yuda. Bizagaragarira buri wese. Ndibaza ntawe uzakomeza gushidikanya amaze kubona bari abantu bari gusohoka, Imana ivuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu kuri no mu mwuka. Nibiba rero we uhakana, uzongera kuvuga se ubwoko bw'Imana ni bande? Ni bari muri Israel? No, ahubwo bizagutangaza. Uzabona ko ibyo twakubwiraga byose byari ukuri kandi tubifitiye gihamya, kuko byanditse, ahubwo abantu babigoretse, babyanditse nabi bakabigoreka. Uzabona neza ko byanditse neza nubwo byagoretswe, ariko ababigoretse bagiye gushyirwa ku karubanda bagaragare, none ukuri kujye hanze, kubohore benshi baboshye, benshi batwawe ari imbohe, bakaba bari ku ngoyi, bakiri imbohe, ingoyi y'ikinyoma yagiye gukubitirwa ahareba inzega. Biraje si kera. Imana uzi ko iyo uvuze ijambo ryayo risoza byanze bikunze. Dukomeze turebe rero ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, bitari byaba. Gihamya ni nyinshi. Weho udashaka kubikurikira ngo bimenye, ni akazi kawe. Ahasigaye abashaka kubikurikira ngo bimenye, reka bamenye ukuri kuzababature. Turebe rero nanone uko ubwoko butari bwatahukanwa. Tujya mu gitabo cya Zefaniya 2:3-7. Reka dusome turebe. Mushaka Uwiteka mwabagwaneza bo mu isi mwe, komeza amategeko ye, ahubwo mubikore ibyategetswe bitarasohora. Mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Imana irimo irabwira abantu ubwoko bwayo aho batatanyijwe, kuko yari izi ko igihe nk'iki kizagera bakongera kwibuka abari bo. Mushake Uwiteka, mushake mu maso h'Imana. Nibyo tubabwira. Ajya dusoma muri Daniyeli 12:3, guhamagarira abantu benshi mu gakiza kugira ngo nabo bazakizwe, noneho twebwe tuhamagare, noneho tuzambikwe rya kamba Imana yasezeranyije abayo. 3 rero Imana yakubwira ngo mushake Imana ibihe, iminsi, ibihe bikigengwa, iminsi ikigengwa, iminsi itararangira. Ahubwo inzira zikigengwa, shakisha Imana nkuko bikubwira, kuko ibintu bizarushaho kuba bibi. Reka turebe. Ibibaya byo mu nyanja bizaba iby'abasigaye mu nzu ya Yuda. Niho bazaragira intama zabo, bazajya barara mu nzu z'Abashikeloni, kuko Uwiteka azabagenderera akagarura abajyanywe ari imbohe bose. Imana izagarura abajyanywe ari imbohe bose. Urumva na Zefaniya nawe arabishimangira ko Yuda izagaruka mu gihugu cy'isezerano, noneho abajyanywe bose ari imbohe bakazagarura gutuzwa mu gihugu Imana yasezeranyije Abraham, Isaac na Yakobo. Ibyo bintu byose ntabwo ntibyari byaba, kuko Imana iravuga iti wa munsi w'uburakari nuba, nzasange mwiteguye mwarashatse mu maso y'Imana. Ibyo bintu ntabwo byari byaba. Nta hantu numva babyigisha. Niyo mpamvu ibyo wiga byose ni ibinyoma. Ngwino mu ijambo ry'umwimerere wumva ukuri kw'ibintu bigiye kuza muri nosi, kuko benshi batiteguye bazatungurwa. Dukomeze rero tureba ko itakanwa ry'ubwoko bw'Imana ritari ryaba. Ibimenyetso ni byinshi. Reka dukomeze muri Zefaniya 3:9. Uretse wumve, ubwo nibwo nzaha amoko ururimi rutunganye,
kugira ngo bose babone kwambaza mu izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje inama. Imana izatanga nanone ururimi rumwe. Ntabwo byari byaba. Ibyo barabibona ntibyari byaba. Iyi ni gihamya itwereka ko bari abantu bishyize muri Isiraheli. Ntabwo isi yose ifite ururimi rumwe kugira ngo abantu bayambaze bakoresheje ururimi rumwe. Ni bangahe bazi Igiheburayo kuri nosi? Ni bangahe bazi Icyongereza kuri nosi? Ni bangahe bazi Igifaransa kuri nosi? Ese izo ndimi zose, Ibiswahili, indimi zose ziracyari indimi nyinshi, ariko Imana iravuga ati nzatanga ururimi rumwe kugira ngo abantu bazanyambaze bahuje bari umwe. Ntabwo byari byaba. Dukomeze, reka nkwereke nanone ukuntu ibi bintu bitari byaba. Tujye kuri 15. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka, ari muri weho imbere. Ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Ntabwo bazongera kugukanga cyangwa kugira ngo ugire ubwoba utinye ukundi. Ibi ntabwo byari byaba. Bitwemeza ko ubwoko bw'Imana ntabwo bwari bwatahukanwa. Izi ni gihamya zifatika zanditse mu ijambo ry'Imana. Wowe ushaka kubirengaho ukavuga uti byarabaye, ntabwo byabaye, ngira ngo ubu noneho urasobanukiwe. Reka dukomeze nkwereke n'ibindi byinshi cyane bikwereka ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ahubwo ari ibintu bije mu minsi iri imbere. Dukomeze no mu Isezerano Rishya nkwereke uko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ritari ryaba. Tujye kuri Matayo 13:41 kugeza kuri 43. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu byose bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Ibyo bintu Imana niza Kristo aje gufata abantu be babashyire mu gihugu cy'isezerano, abantu babi bose bazavanwa mu beza babajugunya mu itanura ry'umuriro, niho bazarira bakaharira ubuziraherezo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi niyumve, uwumva niyumve. Ibi bintu ntabwo byari byasoza, ntabwo byari byaba. Kristo ubwe aratubwira ati ufite amatwi niyumve, kuko ibi bintu ntabwo byari byasoza. Ni ukuvuga ngo ikibi n'icyiza byose biracyari hamwe. Ariko icyo gihe ubwoko nibutahukanwa, nta bindi bibazo bizongera kubaho, kuko Imana izaba iri muri twe. Ikibi kizavanwa mu cyiza, noneho ikibi kigaragare, hasigare abeza bashashagirane. Ufite amatwi niyumve. Ibi bintu wari wabibona ntibyari byaba, ahubwo wagira ngo isi ubu nibwo yize gukora ikibi, kuko ahubwo ikibi ntabwo cyari cyatangira, kuko babikoraga ubundi bihishe, bakabinyegeza, bakihisha ku buryo nta muntu washoboraga kwibona. Ubu noneho ntabwo bakihishira. Ni ukuvuga ngo ikibi kigiye kubanza gifata intera ndende, nibwo noneho Imana izagaragaza ukuri. Ntabwo Imana ishobora guhita igaragaza ukuri ikibi kitari cyakwiyimika. Kizabanza kiyimike. Urabona iby'ubutinganyi batangije, urebe ibi byose batangije, ibizazane bahora batera isi hirya no hino. Inzira barimo, umugambi wa Satani bafite wo kugira ngo bifatire isi yose, bayigire noneho y'abatinganyi, bayigire sekibi. Nibwo wavuga ngo umugambi bafite wa 2030 bajya bavuga barawugerereye, duhereye ku byo bakoze muri 2019 kazamuka kugeza amaginga ya, urabona ko biriya byari nk'igitonyanga mu nyanja. Umugambi mubisha bafitiye muntu, yaba waruzi, wari gukuramo akarenge kawe inzira z'ikigendwa. Nk'uko Kristo akubwira ngo niba ufite amatwi umva inzira z'ikigendwa. Reka dukomeze twereke ko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ntabwo ryari ryaba. Ibi byose kukubwira ntabwo wari wabibona, ntabwo byari byaba. Niba wemera ijambo ry'Imana, nzi neza ko wasubiza amaso inyuma ukavuga ati ibi bintu ahubwo reka mbishake, ntabwo nari mbizi, mbishakishe mbimenye. Shaka ukuri, kuko ufite ukuri niwe uzahatambuka, niwe uzahaca, kuko ijambo ry'Imana icyo rivuga kirasoza byanze bikunze. Va mu binyoma wabeshywe uze mu kuri, kandi nzi neza ko nuza mu kuri ukarungukaho gato gusa, ntabwo uzasubira inyuma. Ntibibaho. Twarabigerageje twese, twari mu binyoma,
twari mu byaha bitandukanye, ariko tumaze kumenya inzira y'ukuri, tumaze kumenya Imana, twakomeje iyo nzira, ntitwigeze twongera kureba inyuma. Ubu ni ubuhamya twaguhamiriza kugira ngo nawe uve mu nzira mbi za Satani uze mu nzira igororotse, inzira y'ukuri, kuko ushakiye Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ntushobora gusubiza amaso inyuma. Niyo uguye uribuka, ukibuka aho Imana yagukuye, ukavuga ati reka ngaruke mu nzira, ukongera ukagaruka mu nzira, kuko wabonye iki? Wabonye umucyo. Uretse wumva uko Imana itubwira nanone muri Yeremiya 30 kuva ku 8 kugeza kuri 11. Tega amatwi wumve. Kandi kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzavuna imbago yashyize ku ijosi ryawe, imbago z'icyuma. Urabona babatwara mu buretwa, babambikaga iminyururu n'ibiti ku ijosi, niko babagenzaga. Nzaguca ku ngoyi, abanyamahanga ntibazakugira ikiretwa ukundi. Uburetwa ubwoko bw'Imana abirabura barimo buri hafi kurangira. Nibyo sezerano Imana itubwira hano muri Yeremiya 38, itubwira ko imbago yashyizeho ku ijosi igiye kuzidukuraho, uburetwa bukarangira, ntituzongera kuba ikiretwa ukundi, ahubwo bazakorera Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzabimikira. Ni ukuvuga ngo Imana igiye kongera kubyutsa umuntu umeze nka Dawidi, umwami umeze nka Dawidi, uwo Imana igiye kuzatwimikira. Nuko rero ntutinye Yakobo, mugaragu wanjye, ntutinye, niko Uwiteka avuga. Nawe Isiraheli ntiwihebe, ntutinye, kuko dore nzawukiza nkuvanye kure y'urubyaro rwawe, urubyaro rwawe ndukure mu gihugu cy'uburetwa bwabo. Uburetwa igihugu bajyanywe mu kirwa bakoresha uburetwa, nzabakura muri icyo gihugu, kandi Yakobo azagaruka ashyira umutima mu nda kandi aruhutse. Imana izagarura Yakobo ashikije umutima mu nda kandi aruhutse, ntawe uzamutera uwo ukundi. Urumva ko ibi bintu ntago byari byaba, kuko ndi kumwe nawe, niko Uwiteka avuga, ngira ngo mukize, kugira ngo mukize, kandi nzatsemba rwose amahanga yose aho nabatatanyije, ariko weho ntago nzagutsemba rwose. Amahanga yose nabatatanyirijemo nzayatsemba. Ibi bintu ntago urabibona? Niba bari abantu b'ubwoko bw'Imana, aho bari baratatanyirijwe se, wabonye Imana itsembatsemba ayo mashyanga yose bari barimo, aho bavanywe. Ntago bavanywe mu mpande enye z'isi, kuko ntago bari muri Afurika. Bariya abantu bari muri Israel uyu munsi ntago begeze baba muri Afurika, nta bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo bageze babamo. Ese noneho nibo bwoko bw'Imana Imana izavana mu mpande enye z'isi, yabavanye mu mpande enye z'isi? Niba batarabaye muri Afurika, babe muri Amerika, babe muri Aziya, babe hehe? Ni ukuvuga ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bariya abantu ntago ari bo bwoko bw'Imana. Reka dukomeze turebe. Imana iravuga iti, ahubwo nzaguhana bikwiriye, kandi kuko ntareka kuguhana, ntabwo nakureka ntaguhannye. Imana rero yaraduhanye kubera ibihano yaduhaye bitewe no kuyitera umugongo, nkuko dusaba itegeko rya 2:28. Imana yaratubwiye ngo nimuba abantu banjye nzababera Imana yanyu, nanyu muba abantu banjye, ariko nimuntera umugongo mukanyanga sinzababera Imana yanyu, nzabahana. Imana yaraduhanye, ariko ibihano biri kurangira. Niyo mpamvu Imana igiye kutuvana muri ibyo bihugu by'amahanga yatuvanye mu mpande z'isi, yatujyanye muri ituvanemo, ibone kudusubiza mu gihugu cy'isezerano. Ariko bizatangirwa n'abariya Bayuda bari muri Amerika, noneho hakurikire ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Nibyo bigiye kuba. Imana irakubwira neza ati, nzahabavana kuri uwo munsi, umunsi nzabavanamo, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi uwo munsi rero uri hafi kuza. Abanyamahanga ntago bazakugira ikiretwa ukundi. Ntibishoboka ko abanyamahanga bazakugira umuretwa ukundi. Biri hafi gusoza. N'iby'Imana iri kutubwira birarangiye, biraje, bigiye kurangira. Abantu bose babone ko ijambo ry'Imana rihora iteka ku gihe kandi risoza. Ku batabizi rero, reka dukomeze tubereke. Noneho ikimenyetso simusiga kizatwereka yuko ubwoko bw'Imana buri hafi gutahukanwa cyangwa butahukanwe, cyangwa se mu yandi magambo
ibimenyetso bitwereka ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa. Tujye mu Byahishuwe. Byahishuwe ko ari cyo gitabo cya nyuma cya Bibiliya. Reka turebe icyo Imana itubwira mu Byahishuwe 18:1 kugeza ku 8. Uretse ubyiyumvire neza wumva ko irimbuka rya Babuloni rizagenda. Nimba utari unabizi, wibuke ko igitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe nyuma imyaka myinshi Babuloni yarasenyutse. Babuloni rero Imana itubwira mu Byahishuwe ni iyihe? Na Amerika. Niba utari ubizi ubimenye, ngira ngo ushobora kuba uri mushya kuri izi nyigisho, ukomeze ushakishe muri video nakoze zikwereka ko Babuloni iguye, Babuloni iraguye. Wenda turabibonamo hano, reka turebe Babuloni irimbuka ryayo bizagenda gute. Dusome Ibyahishuwe 1 kugeza ku 8 mu gitabo cya 18:1-8. Reka turebe. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Isi yamurikiranwe n'ubwiza bwe. Umumarayika yaje ashashagirana ku buryo yamurikiye isi, arangurura ijwi rirenga agira ati, iraguye. Bimwe ravugaga Babuloni iraguye, Babuloni ikomeye iraguye, ihindutse icumbi ry'amadayimoni, ahari imyuka muri yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Babuloni Amerika igiye kugwa, ibe indiri y'ibisiga n'imyuka mibi yose n'ibihumanye byose kandi byangwa urunuka. Nibyo bigiye kuba bizatangaza benshi, kuko amahanga yose yanyweye inzoga arizo ruba n'ubusambanyi bw'uwo mudugudu Babuloni. Basangiye inzoga bose barasinda. Abakora n'ubucuruzi na za Amerika, abakora n'ibintu byose binyuranye na Amerika. Urabona Amerika itanze amategeko yayo yo mu isi arakurikizwa. Nibyo bita ikirahure yanywesheje andi mahanga yose arasinda. Ni ukuvuga ubuyobe bwose bwa Amerika, uzarebe ubutinganyi bwose butangirira muri Amerika bugakwira isi yose. Nicyo kirahure cy'inzoga kibisindisha Imana ivuga hano Amerika yahaye andi mahanga yose. Kubera iyo mpamvu Imana igiye kubarimbura, irimbure itababariye. Nibyo bintu biri kuba. Uretse wumve rero, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo namwe mudafatanya ibyaha n'uwo mubisha n'iyo Babuloni, mwe guhabwa no ku byago byayo. Urumva rero Imana iraburira abantu bayo, uzi ubwenge nasoke muri iyo Babuloni kugira ngo atazaba umufatanyacyaha. Utazaba umufatanyacyaha ushobora kuvuga uti ibintu byose Amerika yohereza mu isi, ibintu byose bibi byose itandukanye nabyo, kugira ngo utazaba umufatanyacyaha. Urumva rero, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Imana yibutse gukiranirwa kwabo kubera ibyaha byabo byarundanyije birundanya bikagera aho bigeza ku ijuru. Imana yarabyibutse, irabibona. Ubu ngubu igiye nayo kubibuka, ibagerere mu kebo bagereyemo ubwoko bw'Imana. Ibyo bakora byose bari bazi ko Imana itabibona. Benshi baranavuga bati mu minsi ya nyuma nta ruhare Amerika izagira mu by'iminsi ya nyuma, ariko tuzi ko ari ibinyuma bibeshyera. Kuko nawe iyo wikunze abantu bakuvugaho ibibi, uravuga ati barambeshyera, aho ukigira umwere. Ibyo ni ibintu tuzi, ariko iminsi ya nyuma tuzi neza ko ari Amerika izengurukiyeho, kuko Amerika niyo ifite buriya bwoko bw'Imana bw'Abayuda. Ngira ngo ubu ngubu utangiye gukanguka, utangiye kureba ibiri kujya mbere. Reka dukomeze turebe. Dukomeze 6 mu Byahishuwe 18:6. Nuko muwiture ibyo ibihwanye n'ibyo wabagiriye. Ibyo Imana ivuga Amerika, Babuloni yagiriraga ubwoko bwayo bw'Imana, muyiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi musangirizeho kabiri ibikwiye n'ibyo wakoze. Ni ukuvuga ngo ibyo Amerika yakoreye ubwoko bw'Imana mu bikube kabiri. Mu gikombe wafunguriragamo abantu, mu gifungure inshirizo ebyiri. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bibi, ibyaha Amerika yakoreye amahanga n'amashyanga n'ubwoko bw'Imana, muyikubire kabiri. Niko Imana iri kubwira wa mumarayika. Nuko wihembazaga
ukishimira ibyishimo bibi muba ariko mubagenzereza kugira ngo umuborogo wabo ubagereho nabo, kuko bibwiraga bati ndi umugabekazi sindi umupfakazi, ese niki cyazantera agahinda? Nagira agahinda na gato bibaho. Urumva Amerika yarareba ikabona ko ari cyo gihugu gikomeye ku isi yose, ikabona ko ari nk'iki nk'umugabekazi kandi atari umupfakazi. Ibyo ntibishoboka. Kubw'ibyo Imana iratubwira ati kubw'ibyo ibyago byose bizaza mu munsi umwe gusa. Ibyago byabo bizaza umunsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi byose bizaza bikugote, kuko umwami Imana iguciriyeho iteka ari nyembaraga. Imana iravuga ati ibyago byabo byose bizikubita imbere yabo. Biriya bibwira ngo ni abagabekazi, ntabwo ari abapfakazi, bameze neza, ni igihugu cy'imbaraga. Kuko urebesheje amaso ya muntu uravuga ati Amerika ni gute yagwa, ni gute yagwa? Ariko uretse urebe ibyago byabo byose bizaza ku munsi umwe, yaba urupfu, yaba umuborogo, inzara, byose bizaza kandi bizatwika Amerika ikongoke, kuko umwami Imana ibaciriyeho iteka ari nyembaraga. Imana rero nibyo ivuga, turabizi neza, abantu bari mu kuri niko bizagenda. Buriya buhangaje bwa Amerika bugiye guhangarwa n'amashyanga, yaba ari Abashinwa, yaba ari Abarusiya, yaba uko bizagenda, yaba Imana izabikora ubwayo ikoresha imbaraga zayo, bizaba kandi bizabera umunsi umwe. Noneho abantu barebe, batinye, batangare. Ari cyo kizatuma Imana ivana ubwoko bwayo hariya muri Amerika, ikoresha ukuboko kwayo n'imbaraga zikomeye cyane. Imana ibyivugira mu Byahishuwe, icyo gitabo cya nyuma cya Bibiliya. Ntabwo wenda bavuga ngo ibyo navuze byose ibyo mu Isezerano rya kera, ariko Imana ni Imana nyamana, irakwibutsa iteka ikubwira iti mu Isezerano rishya, mu Byahishuwe, imbaraga zanjye zizakwita hasi kiriya gihugu cyigize igihangange. Noneho abantu bose barebe, batangare. Imiborogo, urupfu, byose bizazira umunsi umwe, ku buryo abantu koko bazareba bakavuga bati uri Imana nyamana. Sinzi icyo barenzaho rero, niba ugishidikanya komeza ushidikanye, ariko twe turi mu kuri, tuzi neza uko ibintu bipanze, ko uku kuri byibuze tukumazemo imyaka irenga ingahe? Twavuga imyaka irenze hafi 14. Ibi ni ibintu tuzi rero, kandi noneho ngira ngo ibintu biri kugenda byigaragaza. Ngira ngo nandika kino gitabo, nkandika Kenya na Ukraine, nagihawe muri 2010. Kino gitabo ukuntu Kenya na Ukraine byari kugenda, ngira ngo uri kubibona noneho ko bimeze, biri gusora. Nongere nkubwire ni kuba narabihawe imyaka 14 ishize, bikaba byarasoje, bigasohoka mu gitabo, nta mbifite, ntago bingira umuhanuzi. Nakubwiye ko ngiyewe ntashobora kwita umuhanuzi na rimwe bibaho. Abita abahanuzi ni abatazi ibyo bavuga cyangwa batazi ibyo barimo. Ibi rero ni ibintu tukwereka kugira ngo tugufashe kumva neza icyo Imana ifitiye muntu, dukurikije ubwoko bwayo, kuko Imana izarokora ubwoko bwayo aho butataniye mu mpande enye z'isi, ibugarure mu gihugu cyabo. Ibi ni ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana, wagombye kubuzi nimba utabubizi. Niyo mpamvu Imana idushyira hano kugira ngo dufashe ubwoko bwayo n'abantu bayo gukanguka, bave mu binyoma babeshywe, kuko ibintu byose biri ku isi abantu bazi byose ni ibinyoma. Nk'ibi ndi kwigisha nta namwe wari warabyumvise, wumvaga ibyo gushaka amafaranga, indamo n'indonke, nk'iri jambo ry'umwimerere nta hantu na hamwe wari wararyumvise, ariko ngira ngo ubu ngubu noneho wararyumvise. Iyandikishe, ukanguke, ukangure n'abandi, ubisangize n'abandi, kuko twebwe turi hano gusa kugira ngo tubabere urumuri, tubere urumuri Imana mu bwoko bwayo, kugira ngo namwe muze mu kuri, muve mu mwijima, muze mu rumuri. Mu gusoza rero, reka dusoze tubereka neza ko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ntago ryari ryaba biriya bakoze mu 1948. Nagusobanuriye neza uko ari amasezerano apfuditse yakorewe i Balfour, akozwe n'Abongereza n'Abanyamerika, bafata bariya abantu babajyana hariya. Nuko wa mubisha, bita umubisha, wa mugabo wo mu Budage yabirayemo akabica, nabyo narabisobanuye, nkubwira icyo bazize byose, nabyo wajya muri video z'ubushize ukareba. Byose ni ibinyoma babeshye, ariko iminsi yabo ikinyoma kiri kugenda gita agaciro, kiri kurangira ukuri
kuraje. Iyo ikinyoma kirangiye ukuri kurasohoka, niko kuri tunyotewe turi kugenda dusangiza abantu. Ntucikwe rero, iyandikishe usangize n'abandi kugira ngo uku kuri kujye kukugeraho buri teka uwa mbere kumenya ukuri. Reka dusoze rero turebe twanzura ko buriya bwoko bw'Imana muri Amerika aribo Bayuda n'ubundi 10 bwaburi muri Afrika bagomba kuzawutakanwa mu bihe biri imbere. Noneho bari hariya muri Israeli bagakorwa n'isoni kimwaro ubwo bazakirwa ku mugaragaro, Imana ikerekana ko atari ubwoko bw'Imana. Biraje, ni vuba si kera, reka twihangane. Biraje komeza wihangane. Ngewe ntabwo navuga ngo bizafata imyaka 3 nkuko abantu benshi bari kubivuga. Hari bari kuvuga ngo bizaba umwaka utaha, ariko ngewe nemera ko hagomba kuba ibintu byinshi mbere yuko Imana igaragaza Sekibi ikamushyira ku karubanda, noneho n'ubwoko bw'Imana bukagaragara. Ni ibintu mbona wenda hakiri imyaka kugira ngo bigaragazwe, kuko ubwoko bw'Imana buri muri Amerika bari Abayuda ntabwo bose bari babyumva kimwe ku kigero cya 80, 70, 80, 90, 100%. Wenda biracyari kuri 30, 40. Niba mara kubyumva bose bakaza hamwe bagashaka gusohoka hariya, nibwo igihe kizaba kigeze. Ntabwo rero njye mbibona ko icyo gihe cyari cyagera, kuko benshi baracyahakana yuko ari nabo bwoko bw'Imana. Bimeze nko muri Biraneza mu gihe cyo muri Egiputa. Moses yarabwira akamureke dusohoke hano dutahe tugende tujye mu gihugu cy'isezerano, bakavuga ati no, uradukura ute ku mugati twimenyereye kwirira, urawudukura mute? Reka dukomeze ku mugati, ntabwo wadukura ku mugati, kuko hano hantu twashimye ubushyitsi. No muri Amerika rero niko bimeze. Abantu barababwira bati nimwe bwoko bw'Imana, no, nimereye neza, nifitiye akazi, mpembwa 100, 200 ku mwaka $10, urashaka kubinkuraho unjyane? Niko bimeze. Kandi wibuke Imana irakubwira ngo iteka niba ushaka kureba ibyabaye ibizaba mu mpera y'isi, jya iteka mu itangiriro. Niba ushaka kumenya ibizaba mu mpera y'isi, jya mu itangiriro. N'urwo rugero nguhaye, Mose yabwiraga ubwoko bw'Imana, Imana yampaye isezerano, yampaye ubutumwa bwo kubakura muri iki gihugu cya Egiputa, muri Misiri, mbajyane mu gihugu cy'isezerano. Bakavuga ati no, ntabwo wadukura ku mugati. Bamaze no kwemera kuvayo, uri uko byagenze, bageze he? Mu nzira bagahora barira bavuga bati, wadukuriye iki muri Egiputa mu Misiri? Waje kugira ngo dupfire muri aya mashyamba? Dusubizeyo, twari twimereye neza, twaryaga imigati, tukaryama tugasinzira, nubwo badushyira ku ngo yo kubaka amatafari, ariko byibuze twari tubayeho tumeze neza. Muri Amerika rero nabo niko bavuga, nubwo badukorera racisme, ironda bwoko, ariko byibuze turakora, tugatunga imiryango yacu, tubayeho neza. Uratubwira iki? Reka tuguma aha ngaha. Urumva ko birasa. Icyo kikwemeza ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ntabwo bwari bwatahukanwa. Reka turebe twanzure bikwereke neza ko butari bwatahukanwa. Nkuko nandi kubikubwira rero, niki gituma abantu badahumuka? Imyaka amagana n'amagana ikabishize abantu bagihumye. Satani yize imigambi myinshi. Muri iyo migambi, umwe muri yo yafashe idini, amafaranga n'ibindi byose bishukishwa abantu kugira ngo bakomeze basinziriye. Ariko reka tuvuge ku idini. Niba Imana ikubwira iti nta dini, nta bishushanyo, uzanyambaze n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ntuzajye mu madini. Satani yaravuze ati reka bano bantu bakorera idini, noneho iryo dini ribahuma amaso. Uzarebe ugiye mu idini ricamo abantu ibice. Ariyo mpamvu bize umugambi wo gufata amadini menshi anyuranye, ngaho abagatolika, ngaho abayehova, ngaho abapentekote, ngaho ababatisita, ngaho abatemera ba Yehova, ngaho abayisilamu. Bose ayo madini, ni ukuvuga ngo ubwo buce bagiye bacamo abantu, bagahora bahanganye bavuga ati ninjye umeze neza, ninjye umeze neza muri iri dini, iri n'iri. Kumbe Imana itubwira iti idini ni ikizira. Idini Imana iribona ite mu maso yayo? Imana iratubwira iti idini ni imigenzo n'ibintu abantu bisenga, imiziririzo n'imico abantu bagiye biga kuva mu bisekuruza n'ibisekuruza bakabihererekana. Ni imigenzo abantu bihimbiye, bagenda bayihererekanywa
kuva mu bisekuruza n'ibisekuruza, noneho bicamo ibyo bice, ariko byose bikuriwe na Satani n'abambari be babishyize mu bantu, akaba ari byo birangaje abantu. Idini rero ntacyo rizakumarira, ko idini ahubwo rizajyana benshi mu irimbukiro. Reka turebe rero ingingo nk'enye cyangwa eshanu twakoresha twanzura twerekana ko ubwoko bw'Imana butari bwatahukanwa, ahubwo ibyo bintu bizaba mu bihe biri imbere. Mu gusoza, reka nguhe gihamya enye zikwereka ntashidikanya ko ubwoko bw'Imana ntabwo bwari bwatahukanwa. Bwa mbere na mbere, kabanza nkubaze, mu 1948 wegeze ubona Kristo agaruka? Kristo ntabwo yegeze agaruka, kuko itahukanwa ry'ubwoko rizakorwa n'ukuboko kw'Imana gukomeye. Kristo ntabwo yegeze agaruka mu 1948. Ese wegeze ubona Imana imanuka ngize ibe mu bantu? Kuko Imana iratubwira ko muri ibyo bihe nzamanuka nze mbe mu bantu banjye, mbe hagati yabo mbabera Imana, nabo bambera abantu banjye. Ibyo wari wabibona? Ntabwo byari byaba. Ikindi kiri kubyerekana niki? Ni Yeremiya 16:19, nkuko nabikubwiye. Abantu bose bazamenya ukuri, baze barira baboroga bavuga bati, ni koko twarazwe ibinyoma. Byaratangiye, niba utabizi, muri Afurika wenda ntabwo byari byatangiye kugaragara, ariko muri Amerika abantu bose bari kureba baboroga bavuga bati, ibyo twabwiwe byose ni ibinyoma, ni ibinyoma, ni ibinyoma. Mu gusoza rero, ntabwo wari wabona Imana itahukana abantu bayo bava mu mpande enye z'isi ngo ibagarure mu gihugu cyabo. Ibyo bintu ntabwo byari byaba. Imana ntabwo yari yatahura ubwoko bwayo ibukuye mu mpande enye z'isi. Ibyo ntibiraba. Kristo ntiyagarutse mu 1948. Imana ntabwo yamanutse ngize ibe mu bantu, kandi none byongeye abantu bari kunyeza barira kuko babeshywe ibinyoma. Mu gusoza, Imana ntabwo irakusanya ubwoko bwayo ibuvanye mu mpande enye z'isi. Ntabwo byari byaba. Ibi byose rero bikaba bitwereka ko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ntabwo ryari ryaba, ahubwo riraje itegure. Nibyo Kristo yakubwiye ngo niba ufite amatwi wumve. Ngayo nguko rero, izi ni gihamya nakwereka ntashidikanya, mbizi neza, mbyizeye n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, ko itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana ntabwo ryari ryaba. Ibyo abantu babwiwe byose ni ibinyoma, byambaye ubusa. Ariko Imana ikaba yasezeranyije ko muri iyo minsi ya nyuma ukuri kuzaza hanze, kandi umwijima utazigera na rimwe unanira umucyo, kuko umucyo uzawuganza. Nibyo bije rero. Urumva ko ibintu byose barimo intambara ngibyo, ibyo bakora byose n'ubusa, n'ibinyoma. Tegereza ko amaso yawe uyahange Amerika. Aya matora aje 2024 niba zanaba, situzi neza niba zaba, kuko nakubwiye ko bashobora kuzayakuraho, cyangwa se bakayiba, cyangwa se bakora andi manyanga. Byanze bikunze, aya matora yo muri Amerika niyo yagiye gutangira kutwereka noneho neza uko ibintu bihagaze, tugatangira kubibona tudashidikanya. Ngayo nguko rero, komeza uze kuri iyi channel, wiyandikishe, uyisangize abandi. Nta handi na hamwe mu Kinyarwanda nabona uzumva ukuri nk'uku nguku wahishwe, kuko utazi ukuri byanze bikunze uzajya mu irimbukiro. Shakisha ukuri, uko kuri kuzakubature, uzikure muri iyo nyenga y'umuriro abantu bashaka kujyana bakoresheje ibinyoma, ahubwo ikinyoma kitaze, kuko Imana izi neza ko igihe cy'ikinyoma cyarangiye, ukuri akaba ariko kugiye kwimikwa. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.